uzi abantu pasiteri Gitwaza yafashe gutya tuje ducyuye umuneza burya twuzuye umunezero tuje kwizihiza igitaramo. Iyo utatiye igihango kiragusarika, igihango cy'abanyarwanda cy'ubudahemuka, igihango cy'abanyarwanda cyo kuba inyangamugayo kiragusabika kikakwanika ku karubanda nyine abantu bakakumenya. Ndamahoro iyo mvuze ngo Inzora benwa mba ntuzuye, yego mba ntuzuye rwose kuko ndi muhinda ndekwa rutekinga w'umwanzi umwambi ngirume n'icondo ry'abatagira umuco nk'ababana ubana n'intwari zitaruhana nk'ako kantu wari ugasize k'abana. Ariko nyine tujyanishije n'iterambere. Icyo gishatse kuvuga iki? Abaturanyi babyarana abana basa ni ukubona umukirisitu nyine yabyaye umwana usa na pasiteri kandi umugabo we atari pasiteri. ibyo bintu uko usanga ubyaye umwana usa na mudugudu kandi ufite umugabo utari mudugudu, kubera ko nyine muturanye, nyine niwe muyobozi w'uwo mudugudu. nta gishya numva no mu muco bibaho. Ubu mu by'ukuri ntago ntinda ku kibazo cy'uriya muvandimwe, ni nayo message namuha, ahubwo nge mpanze amaso kureba uko azakivamo nibyo bizambera inzira nziza yo kumwigiraho. Ubu tukiri hano rero reka utubere nk'umuntu warose. Urose iki? Dore igitera n'urugingo. Ni ukuvuga ngo urugingo mvuga muri kamere muntu, mu iremwa rya muntu. Reka twongere tubahe ikaze inshuti zacu z'akadasohoka aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu u Rwanda. Mwese nimugubwe neza cyane. Abanyarwanda muri mu bice bitandukanye by'isi mudukurikirana, mwese Imana ibahe umugisha kandi ibyo mukora byose ijye ibyongeramo imbaraga zayo. Uyu munsi nanone nongeye ndatembera, nageze ahantu hamwe hano muri Kigali. Reka mbatera amatsiko, ni ahantu hamwe hari igihe uvugaho umusitari atuye ukaba ntago ngo biryoshye. Uyu mujene tugiye kuganira si ubwa mbere mumubonye hano mu Rwanda ku bitangazamakuru bitandukanye. Ni umunyamisango, ubwo kuba tumva iryo jambo, ayobora ubukwe mu gihe warongoye cyangwa warongowe cyangwa washyingiye, uyu arabafasha. Akaba umuhanzi w'indirimbo z'umuco ndetse n'izindi njyana nziza zishingiye kuri ibyo ngibyo. Ikindi ni uko afite ubumenyi n'ubuhanga mu bijyanye n'umuco muri rusange. Uyu munsi rero niwe twasuye kugira ngo nawe tumuganirize. Ni nyuma y'igihe n'ubundi kitari gito tutavuganaga nawe, ariko nanone tumushimire ko yongeye kuduha ikaze kugira ngo yongere aganire natwe kandi aganire namwe. Bajya bavuga ngo nta mugabo wivugira ku icumu ry'undi, araza kubibwira, ariko tubanze tumwakire. Kagira Imana n'u Rwanda cyane rw'ingobyi duhetse. Yego uriho nshuti ya Muneza? Ndashima Rugira. Ni amahoro. Ndakwakiriye mu bwatsi bwanjye. Ni ukuri nguwe neza. Uzi ko uvuze umusitari nkarebaho nasitaye nkahabura. Wowe ndahabuze. Umusitari nsanze nuzuye, nta gikomere na kimwe mfite. Ntubeshye abantu ko nasitaye. Iyo abantu bakuzi mu Kinyarwanda bavuga ko babyita ngo iki? Kumenyekana se, kwamamara, kimenywa na bose ahari. Ni ibyo ngibyo. Siko ari ibyo nk'umuravumba baza n'umwana wavutse umubajije uti icyatsi cyitwa umuravumba urakizi?
akavuga ati iyo ngiye kwa nyogokuru icyo cyatsi njya nkihasanga ku muharuro n'iwabo ntarindira kujya kwa nyirakuru n'iwabo kiba gihari kubera ko gitandukanye n'ibindi byatsi byinshi byo mu Kinyarwanda umuruku n'ibindi hari amazina aba yaribagiranye y'Ibinyarwanda yego umwana wumvise umuruku ahise avuga ati umuki yego ya umeze neza ni ukuri ndamahoro ndashima Imana uyu mwaka wawutangiye neza none tuwugejeje hagati ukimeze neza ucagase meze neza cyane yego inganzo yawe ntirakamaze inganzo ntikama ntinazima ahubwo yendera hwekera ahubwo uraza kukatubwiraho aka kantu mvuze inganzo n'ubundi ntikama ntinazima irahwekera ikamera nka rya kara ricumba rugamba yaririmbye muri wa muriro ariko iteka ibigitwika ibinavumbitse ibivumbitse ibigitwika buri ibihari yego uwo niwe tugiye kuganira rero yitwa Benwa Inzora Benwa niryo zina abanyarwanda bamuziho nk'uko nabibabwiye n'umusangiza w'imisango mu birori by'abanyarwanda cyane cyane mu muco wo gushyingira abageni ndagira ngo abari naho twanzikira tugire icyo tuvuga murabizi ko muri iyi minsi mukunze kubona inkuru zitandukanye ku bitangazamakuru ndetse n'ibivugwa mu matwi y'abantu ko ingo zikomeje kugenda zisenyuka umuntu akibaza ngo ese ni iyihe mpamvu ibyo ari byo byose abantu benshi ngo bamenyereye ko iyo tugiye kuganira kuri iki kintu abantu bamenyereye ko ngo biba ari ngombwa ko tuganira n'abasaza hari hambere kuko abubu nabo murabizi ko hari byinshi baba bazi banafite murabizi ko nk'uyu nguyu ku rugero rwe ni muto ariko nabo basaza baramukenera rega ndi na muto wibitindaho ubuse 2004 urumva ari kera 2008 wibitindaho ndi na muto ariko ni watubugari ni ukuri ubugari bwo ni wakibeshya ndatekereza rwose umuntu agukarabije akabushyira ku meza bwo ntiwabuta ni ukuri yego umeze neza rero nk'uko twabivuze ndamahoro iyo mvuze ngo Inzora Benwa mba ntuzuye yego mba ntuzuye rwose kuko ndi muhinda ndi kwa rutikinga w'umwanzi umwambi ngirume n'icondo ry'abatagira umuco nk'ababana ubana n'intwari zitaruhana nk'ako kantu wari ugasize k'abana icyo rero niko nitwa abana witwa abana wakoze kubana natwe reka noneho turebe rero dushingira ahangaha kugira ngo abakunzi bacu tubaganirize ndabizi uraza kubaha message ikomeye kuri buno buzima mu magambo make sinshaka ko tugira wenda umuntu twibasira biriho biravugwa kugeza ubu impamvu uvuga ko bivugwa nuko mu rwego rw'amategeko sindumva ikintu kiri fact wenda babivugaho biriho biravugwa ko umudamu yishakiye agize gutya basi abyara umwana ku wundi mugabo ibyo wenda bikasa naho bishobora guhura n'ibindi wenda bitandukanye n'uyu si we topic ahubwo nuko nagize ngo wenda duhera aho ngaho wowe nk'umuntu uba mu muco kandi ugafasha abantu benshi ibi bintu ko bimaze kuba kimomo ko bimaze kuba nk'akamenyero nka wa muharuro wowe ubibona gute ni iyihe sura ni hehe abanyarwanda bakorera amakosa ese bakora iki turavanga ibyo bintu nge rero ngo ibivugwa byose si ukuri yego ariko kandi nta n'impamvu dufite yo kuvuga ko atari ukuri uriya mwana w'umuhungu yo kavugwa nta gikuba cyacitse birase ntibyahozeho twese iyo umunyarwanda avuga se ngo abaturanyi babyarana abana basa baba bavuze iki ariko ko abaturanyi babyarana abana basa yaravuze iki buriya igihe sindakimenya none se inyunguramagambo yitwa kona urumva ari nshya inyamanza ishobora kunyerera ariko ntiyone kandi niyo yakona yonera abayishaka rero nta gishya numva no mu muco bibaho
no mu muco bibaho nuko yenda byishwe n'iterambere tukavuga ko ishyano ryacitse umurizo, ariko ubundi nta gikomeye ntabwo mbyumva ukuntu uvuga ngo nta gikomeye kandi byacitse biravugwa kandi noneho iyo uriho ubyumva uravuga uti ibintu ko numva biriho birenga ibitekerezo byanjye, ibi bintu kubyumvisha amatwi yanjye, noneho umuntu ku ruhande rumwe ntacyo yabuze mu buryo bw'ibigaragara, yenda nuko bishobora tujyanye n'iterambere bishobora kugira ingaruka mbi, ariko na kera na kare abantu barasabanaga bakanasabana bakanasangira, aho wumva umuco wo gukazanura wari uri, ukumva ibyo navugaga bya mukanya ko abaturanyi babyarana abana basa, ariko nyine tujyanishije n'iterambere. Icyo gishatse kuvuga icyo abaturanyi babyarana abana basa ni ukubona umukirisitu nyine yabyaye umwana usa na pasiteri kandi umugabo we atari pasiteri. ibyo bintu uko numva ubyaye umwana usa na mudugudu kandi ufite umugabo utari mudugudu, kubera ko nyine muturanye, nyine niwe muyobozi w'uwo mudugudu. Ariko ntitubishyigikire, ni umuco mubi, ni umuco mubi tujyanishije n'iterambere, ni umuco wo gutatira igihango cy'abanyarwanda cy'ubudahemuka n'ubunyangamugayo. Twari turi kubigira urwenya nyine kugira ngo tuganire, burya iyo ushaka gutambutsa ukuri ngo ukuri gushirira mu biganiro, kandi urwenya nuko rutambuka, mu kinyarwanda turatebya. Iyo utatiye igihango kiragusarika, igihango cy'abanyarwanda cy'ubudahemuka, igihango cy'abanyarwanda cyo kuba inyangamugayo kiragusabika, kikakwanika ku karubanda, nyine abantu bakakumenya, niko bigenda. Rero nawe muntu uzagitatira. Ibi byose bibaho ngo bitubere isomo, ntabwo njya mbitindaho, ariko ni isomo ry'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Abato bakigira ku bakuru n'abakuru bakigira ku bato, ubuzima bugakomeza. Hari umuntu uri kukumva kuko twamaze gusobanurira abadukurikiye uwo uri we, akavuga turiya muntu azi byinshi, ati byinshi kandi azi, birashoboka ko buri iyo winjiye mu muryango bakemera ko uhagarara hagati y'imiryango ibiri ugahuza imisango, ibyo ari byose uba wagiye mu miryango ikomeye. Bivuze ngo uyu muntu baravuga ati azi byinshi, buriya ashobora kutubwira ati uko byamera kose yewe n'igihe natangiriye mfasha abanyarwanda, bashiki banjye bamaze kuzisenya nababara. Tutagiye wenda kukubaza imibare, ubundi ibi bintu usibye ko tuvuze ngo gusenya ntabwo ari igitangaza, reka mbanze mbigarukeho. Gusenya si igitangaza, kuko ikibazo si uko umugabo aguye, ahubwo ikibazo ni uko abyuka. Iyo uhise ubyuka numva ari byo bya abantu twatindaho kurusha gutinda ko umugabo yaguye. Nta muntu utagwa mu buzima, nta muntu udasitara, ahubwo reba ngo nyuma yo gusitara utinde ngo habaye iki, bigenze bite nyuma yo gusitara. Wigire kuri ibyo, ntiwigire mu kugwa kwe, ahubwo wigire mu kubyuka. Aho nsinzi niba byumvikanye. Ikibazo cyabaye ku muntu wigitindaho, kuko ibibazo bihoraho, ahubwo reba uko yashatse inzira yo kukivamo, byarushaho kuba byiza. Nicyo kiba kiri cyumvikana. Ubu mu by'ukuri ntabwo ntinda ku kibazo cy'uriya muvandimwe, ni nayo message namuha, ahubwo nge mpanze amaso kureba uko azakivamo, nibyo bizambera inzira nziza yo kumwigiraho. Ubu tukiri hano rero, reka utubere nk'umuntu warose. Urose iki? Ndose bimbaho se cyangwa bibakubaye? Urose azabisohokamo neza. Ibyo ari byo byose irahinde gahita, mu kinyarwanda irahinde gahita, kandi azabisohokamo neza. Ni umugabo muri kamere ye, uko muzi, uko mubona, nubwo ntamuziho byinshi, ariko ni umugabo.
rero kuba umugabo nicyo bivuga. bivuze ngo umugore wazabisohokamo ate we ubona ko azabisohokamo neza umugabo, ariko n'umugabo yaba umugabo n'umugore yaba umugabo, kuko kuba nawe umugabo akabisohokamo neza. umugabo si ukwambara ipantaro, nawe akabisohokamo neza, agasohokamo yemye, ntiyite ku bivugwa, ntiyite ku bivugwa, ntiyite ku gisebo, kuko buriya kugira imbabazi cyangwa se gutanga imbabazi ni ubutwari bwa mbere, no kuzisaba kandi nibwo bupfura. Mu gihe umuntu yumva ko yakosheje, niba habayeho ikosa rye, nabifuriza ko barisohokamo bemye, kuko nta gishya. Umwana ari ku isi, umwana w'umunyarwanda, namurera, yarerwa n'undi, yarerwa na se, kuko twese turerera igihugu. Uwawe urera urerera igihugu, uw'abandi urera urerera igihugu. Ntekereza ntashidikanya ko ni igikomere cy'ubuzima, ariko gushinjagirana ishema n'isheja ni akandi gaciro, nibyo bya mbere mu Kinyarwanda. reka uyu nguyu twoye kumutindaho, ahubwo turebe mu buryo buri rusange. Ubundi se ibi biterwa n'iki mu byiyumviro byawe? Niyo ureba isura y'umuntu kabiri gatatu, umuntu ni umugeni, yambaye neza, uramuvugira umutoma, ukabona araseka neza, araberewe, ukabona arizihiwe, ukabona mu by'ukuri agiye n'aheza, niko tujya tuvuga ngo avuye iwabo hari heza, agiye iw'abandi kandi naho ni heza. Ubundi gitera ni iyi kuki? Hari umusizi w'umuhanga witwa Jiridasi, abantu ntago bamuzi, ndanamusuhuje. Yasize igisigwa cyita urugingo. Ni urugingo, cyangwa se washyira mu bwinshi bikaba ingingo ariko zitari iz'amategeko. Dore igitera ni urugingo. Ni ukuvuga ngo urugingo mvuga muri kamere muntu, mu iremwa rya muntu dufite ingingo zigize umubiri wacu. Ingingo zigize umubiri wacu kuva ku mutwe ukagera ku maguru, buri gice kimwe ni urugingo rukugize. Rero izi ngingo zacu zijya zidukoresha zikanadukoshesha. Nta na rumwe nibanzaho cyangwa ngo ntunge urutoki. Reka ari amaso yacu aradukoresha ariko aranadukoshesha, tukareba ibitatureba. Ari amatwi yacu aradukoresha akanadukoshesha, tukumva ibitatureba. Ari iminwa yo sinayivugaho kuko yoyo ni icyamamare. Umunwa uraguruka, umunwa uravuga urusha byose, ngo wubake etaje muri segonda cyane. Umunwa uravuga, umunwa ni mubi cyane, ariko uranubaka ukanasenya cyane kurusha. Nagera hasi nkagera kuri mukuru wawo bawitinda, inda yo ni mbi. Umunyarwanda arabivuze, inda ni mbi, muyimamayira. Ntacyo nayivugaho, bayumve mu cyapa, abayumva bayumve mu cyapa, kuko inda iratuyoboye, iyoboye izo ngingo zose. Wagera hasi gato ukabona undi muvandimwe. Ubwo turi kuri gitera yitwa urugingo. Urugingo ni rubi. Uzira riba ari abantu baba bafite, none se irari riva ku matwi. Wagira ngo se irari turarihumurirwa ku mazuru. Reka kuvuga birakomeye. Ntabwo irari turihumurirwa, irari n'amaso yacu n'izindi ngingo abenshi bakoresha. Ariko muri rusange gitera ni urugingo. Nkanumva ko muri kamere ka muntu yakaba yaharanira kumenya gukoresha ingingo ze icyo zagenewe. Nabivuze ngo turazikoresha zikadukoresha ariko zikanadukoshesha. Reka turebe rero muri ibyo bintu, ibyo zidukoshesha bibe bikeya, ibyo zidukoresha bikurikire, ariko ibyo tuzikoresha bizima bibe byinshi.
bityo tuzaba turi kugabanya gitera. abantu mwumva ibyo ariho avuga mu byandike muri komate kuko ubwo ni ikinyarwanda gikomeye dore wabyishe utangira uvuga ko ndi umunyamisango. Iyo utabijyamo twari kuba turi kuganira ibyoroshye. hari umuntu umwe nigeze byoroshye kuganira n'umuntu ubwo nanjye nsubiye muri za ngingo. hari urundi rugingo nari ntegereje kuvugaho wenda simbizi n'impamvu wenda utaruvuzeho ndarutsinze. arambwira ati buriya sinzi nimba wahise urutekereza. narutsinze nyine warutsinze wowe. arambwira ati iri jisho ryacu warinogora tubyura tukagenda dukabakaba. urabona ko akundi utabona agenda ati tukagenda dukabakaba ariko ntabwo ndamenya ngewe na bugingo n'ubu bitubaho bibabaho niki ijisho ryacu kurinogora ntabwo ari umuti urambye kuko burya ubundi umuhanga ureba neza arebesha amaso y'umutima. ahubwo tugorora imitima yacu tuyishyire mu nzira nziza. tugorora imitima yacu tuyishyire mu nzira nziza. nugorora umutima burya ngo umutima niwo utuma ku maguru. umutima niwo utuma ku maguru ngo genda. aho binyura hagati icyo umutima ukora cyangwa se utuma ni ibindi bintu biri mu binyabuzima buhambaye by'ubwonko. by'ubwonko ariko mu by'ukuri umutima niwo utuma ku maguru. ubwo uwo batuma ni bwonko. ukavuga ati genda ubwire ya maguru ngo genda. umutima ugatuma ku maso ati ukabwira ubwonko ati genda ubwire ya maso ngo reba. buriya rero umutima wawe uwushyize mu nzira nziza ukareka gutumaguza ahatari ngombwa byagenda neza. ntabwo ndamenya subiye inyuma gato. hari abantu benshi uriho uravuga umutima kandi abantu benshi bajya batekereza ko ngo iyo usenga ngo amasengesho akuraho imikoshi yose. iyo usenga ushobora kunogora y'amaso yawe muri bwa buryo. iyo usenga rwa rugingo rwawe mushobora kurukoresha neza. ariko umuntu akibaza ngo se ikibura mu bantu ni amasengesho. kuko n'ibyo turiho tuvuga uzasanga abantu benshi n'ubundi bariho bagaruka ngo abantu bamaze kwibagirwa Imana. niyo mpamvu ibi byose biriho biba. none ikibazo dufite ese koko ni amasengesho cyangwa ni ukubura indangagaciro mu bundi buryo bumwe cyangwa ubundi uko wubyumva? isi y'abasenga iri ukwayo. isi y'abasenga iri ukwayo. isi y'abasenga iri ukwayo ariko n'iyi si isanzwe tubona isi y'abasenga iri ukwayo. kutabyumva neza ntabwo ndi kumva nimba isi y'abasenga iri ukwayo. ndi kumva bisa naho isi y'abasenga iri ukwayo n'iyi si yacu tubona isanzwe iri ukwayo nayo iri ukwayo ariko izo si zombi zikuzuzanya. kuko nuza kuza mu isi y'abasenga uraza gusanga kiriya gitabo cyiza dukunda cyitwa Bibiliya. ibintu byose bikibarizwamo ni ibituma tuba mu isi nzima yo kudahemukirana, mu isi nzima yo kudatukana, mu isi nzima yo kudakorana bya bikorwa by'ubupfura buke. mu by'ukuri nshaka kuvuga ko nubaho neza mu muryango w'abakugaragiye ukaberaho neza mugenzi wawe, ntumusagarire, ntumuhemukire, ukamubera inyangamugayo n'ibindi bikorwa byose biranga ubupfura buzima, biranga umuntu nyamuntu, ni ukuri uzasanga ubisange no muri yasi y'abasenga.
ahubwo noneho nuza gusenga bihite byuzuza bwa buzima. isi y'abasenga n'abadasenga. Oya, ntabwo ari isi y'abasenga n'abadasenga. Isi y'abasenga niyo navuze, ahubwo nongera mvuga n'indi si yacu. Cyangwa agasoma Bibiliya agasenga, cyangwa akaririmba agasenga, iyo abirangije iyo ari aho ngaho aba ari mu isi y'abasenga. Iyo si niyo ni isi y'abasenga. Cyangwa se iyo ari mu rusengero niyo si ni isi y'abasenga. Ariko iyo abirangije asubira mu buzima busanzwe, akajya gucuruza, asubira mu buzima busanzwe, akajya mu kazi ke ko mu biro, asubira mu buzima busanzwe, akajya mu kazi ke ko gucunga umutekano. Ariko niba agiye gucuruza, uriya niwo muryango wabamo, umuryango w'abacuruzi n'abakiriya. Niba yumva ko atari bugambanire mugenzi we bacuruzanya, akumva ko atari buhemukire mugenzi we bacuruzanya, akumva ko atari bwibe umukiriya uje amugana, ibyo namara kubinoza neza bya buriya buzima, ibyo nibyo n'ubundi asanga muri cya gitabo asoma muri Bibiliya. Kuko nibyo usanga muri ya mategeko y'Imana Mose yahishuye. Si byo se? Ntuzibe. Tabeshya se? Yego. Nibwo buzima bwacu busanzwe bwo muri iyi si n'isi isanzwe. Noneho waza kongeraho kuza gusenga, kwerekana ko usenga ya Mana, cyangwa se usenga Imana iri muri ya si tw'isi y'abasenga. Izo si zombi zigahita zuzuzanya, zigatuma uba umuntu nyamuntu. Yego. Reka tugende. Ariko muri rusange izo si ukuntu zuzuzanya, mbigarutseho, reka twifatire isi y'abasenga y'abari ababa mu rusengero. Uzi abantu Pasiteri Gitwaza yafashe gutya, ndabyita Pasiteri Gitwaza ko yafashe, ariko si we, ni Imana asenga, Imana akorera niyo yabafashe bugwate. Uzabajura buriya yafashe, niyo mu rusengero habamo ibihumbi 10, buriya harimo nka 5 byarabajura. Yarabafashe, umuryango nyarwanda ugira amahoro. Nibyo navugaga. Barihannye, umuryango nyarwanda ugira amahoro. Reka turebe kugira ngo umuntu agire amahoro yo mu mutima. Hari ijambo uriya muvandimwe yavuze, reka mugarukeho, yo kavugwa nk'uko ugeze kubivuga. Ukuntu yasesenguye aravuga ati iyi si, mbese byaramugoye kubisobanura. Aravuga ati iyi si ari igihe ntizano, ari igihe iyi si tuzabyuka tugasanga ibaye iyindi, tugasanga uburyo yabivuzemo ni ikintu navuga ko gisa naho cyamubabaje abura n'ubusobanuro bwabyo. Ngira ngo wenda mu magambo make reka tugire dutya wumve gato. Hari uburyo yavuze atya byaranantangaje cyane. Hari aho umuntu agira akananirwa gusobanura ibintu, sibyo? Yego. Ukumva ubusobanuro bw'ibintu arabubuze. Reba kandi wumve isi dutuye. Isi yakakwiye kuduha amasomo menshi cyane, ariko kuri icyo kibazo mbajije, isomo rimwe rihambaye nuko ibintu byose ku isi kuko isi nyemera mu buryo bubiri, nyemera mu buryo bwa religion, yuko nyine ari igihe imana izavuga, abera bakazamurwa abandi bagasigara, ibintu nk'ibyo. Ntanyemerwa no mu buryo bwa siyanse, kubera ko uko isi igenda agira revolution, yirevolutiona cyangwa itera imbere, ikora evolution, no kwa ngo hari igihe tuzashituka wenda isi yangijwe n'ikirere. Reba
kandi wumve isi dutuye. Mu by'ukuri uyu muntu ntabwo ari umupasitoro, ntabwo uyu muntu ari wenda tumuzi mu buryo bwo gusesengura. Byumvise ariko agarutse ku isi y'abasenga. Agarutse ko yemera isi uburyo bubiri mu buryo bwa religion ariyo si n'isi y'abasenga. Kuko impamvu na isi y'abasenga nawe akaba yisi ya religion ni ururimi ahinduye. Abasenga bose bagira uko basenga, bagira n'imisengere. Sindi buvuge abamadini, gusenga kuri kwinshi gutandukanye kwabo nyine bihariye. Niyo si yavuze. Arongera anavuga n'isi mu buryo buri geographique hindagurika. Umuntu yagira amahoro yo mu mutima gute agatekana ari muri iyi si? Nimba tuza kuvuga yasi twavuze, nimba tuza kuvuga yasi y'abasenga, ariko yagira amahoro yo mu mutima gute? Umuntu akakanya wabuze amahoro yo mu mutima ashingiye ku ngo. Ndiho ndavuga ingo z'iwacu mu Rwanda, sinjya kuvuga iz'abanyamahanga, ndavugira ku icumu ry'iwacu. Umuntu yagira amahoro yo mu mutima gute? Abo umusore nako ab'igitsina gabo, ab'igitsina gore. Reka mvuge ku byo yaramaze kuvuga. Nibyo navugaga ngo ni za se ebyiri zuzuzanya. Iyi si tubamo isanzwe, iyi tugendamo, iyi dutemberamo, iyi dukandagira, iyi dukoreramo, nta mahoro ayirimo. N'ayo mahoro yo mu mutima ntayarimo, kuko irimo muntu mwiza, muntu mubi, muntu mwiza bambitse uruhu rubi, muntu mubi bambitse cyangwa wiyambitse uruhu rw'intama. Irimo biduhutaza mu buryo cyo utakuzuza ayo mahoro yo mu mutima. Ariko wagaruka ku isi ebyiri zuzuzanya, mu isi y'abasenga amahoro arahari. Uzabaza bagezeyo neza, yenda natwe turi kuganayo, ariko mu isi y'abasenga amahoro arahari. Rero nutuzuzanya amahoro yo mu mutima uzayabona nta kabuza. Ngiyi isoko y'amahoro yo mu mutima, niyo numva. Reka ingingo duse naho tuyikorozinga gutya. Ko byamaze kuba kimomo, bikaba bibaye kuri uyu Platin. Bivugwa ko umugore we yamuciye inyuma ndetse akabyarana n'undi mugabo. Mu ijisho ryawe cyangwa no mu byiyumviro nk'umuntu uba kuri social media kandi ukanayikoresha, kandi ukaba nawe uri umutumirwa w'ibitangazamakuru bitandukanye, ubona iminsi yaramaranye n'uyu mwana azafata icyemezo cyo kuvuga ngo infini naveho mu rwego rw'irangamimerere ducukirizaho? Urabona azafata mbere yuko ducukirizaho, reka manze mpe rubanda rwose inama kuri icyo kintu wari uvuze cyo muri rusange kireba imiryango nyarwanda, kireba n'abantu. Aha ndavuga ijambo rikomeye ariko riri bwumvikane cyane. Gutoba amazi ntibikuraho ko ari amazi. Oya birahinduka, ariko araguma ari amazi. Ni amazi atobye ariko araguma ari amazi. Ariko ntabwo uzashaka kuyakoresha, azareka kuyavoma ngo ni uko atobye, keretse niba atayakeneye. Biri mu bushake bwacu, biri mu burenganzira bwa muntu uwo ari we wese. Umuntu ukeneye amazi azayavoma nubwo atobye. Niwe uzi uko azayayungurura akayashyira mu murongo. Hari n'abazahitamo kuyanywa atobye, yabagiraho ingaruka kuko imibiri yacu ntiyakira ibintu kimwe. Yabagiraho ingaruka, hari abayanywa atobye ntabagireho ingaruka, hari abazayanywa atobye akabagiraho ingaruka.
hari bazayafata atobye bakayayungurura kandi akaza kuba amazi mazima. Ariko kandi ayo mazi mvuga atobamye ari mu nyanja ngari ariyo twogamo iyi ngiyi tubona isi. N'intobera ahangaha ntabwo bisobanuye ko na hano hatobamye. N'intobera i Nyagatare ntabwo Kigali bizaba bitobamye. Nibatobera kwa Platin ntabwo kwa Papa Queen bizaba bitobamye, si byose? Rero ntibitera abantu ubwoba cyangwa ngo bumve ko ari igikuba cyacitse. Oya, nta gikuba cyacitse, nibyo natangiye mvuga, nta gikuba cyacitse. Ibintu byose bigira uko bigenda, amazi agira uko agwa, nabi cyangwa neza uwayanyweye, yaba atobamye cyangwa adatobamye, akagira n'uburyo ki nyir'uko yanywa yayungurura, akagira n'uko yatwara, cyane cyane ko afite icyo ashaka muri ayo mazi. Niba afite inyota azemera imwice se, azayayungurura kandi agira uko ayanywa bimufashe. N'uriya muvandimwe rero nawe numva gutoba amazi ntabwo byatuma utayanywa ufite inyota. Ari nacyo namwifuriza, niba afite inyota nahagarare kigabo, ni ukuba umugabo nyine asohokemo neza kigabo. Ubundi rwose namubwira iki? Namubwira iki? Arayanywa kandi arayanywa neza. Ntabwo inama namuha nayanywe. Subira ku kibazo cyanjye rero. Nayanywe. Subira ku kibazo cyanjye rero. Nagisubije nubwo utabyumvise. Nayanywe. Reka numve. Ari amazi naye nayanywe. Kazi ko wagishubije. Ari amazi naye nayanywe. Nayanywe nta mpamvu ihari numva byatuma guta umugore uguguniguka ukirukana uri oya uta umugore uguguniguka ukazana sawa uri mirabunguri. Ubwo ni sawa. Ubwo rero icyo utaramenya uzagisanga aho utaragera. Niyo mpamvu nge namuha inama ngo nayanywe naye. Niba umuntu yemera gusaba imbabazi nawe niyemere kuzitanga nta gikomeye. Reka ubanze umporeze umwana gato. Nihoreze reka nihoreze umwana. Ahubwo ndihoreza u Rwanda. Ndihoreza u Rwanda rw'abato. Ndihoreza u Rwanda rw'urubyiruko. Yego. Yenda amaherezo rufite amatwi ruzumva. Nababwiye ko ari umuhanga mu bijyanye n'ibiganiro, n'umuntu mushobora kuganira ibintu bikagenda neza, kuko nk'uko twabivuze ntabwo waba uyobora imisango y'abanyarwanda n'amahanga arayitangarira ngo nanirwe kuganiriza abantu ngo bumve bizihiwe. Twavugaga ku bijyanye n'ubuzima busa naho buriho bucanga abantu babamo, kandi abantu bakuze bagafatiye ibyemezo rimwe na rimwe ukumva byabaye kimomo. Tuzi ko ubundi mu ndangagaciro iyo uri mukuru ugerageza kwirinda kugira ngo umuto adatsitara ashingiye ku ikosa wakoze. Iyo uri umuntu uri kimenywa na bose biba ari byiza kwitwararika kugira ngo n'abandi bakwigireho ibyiza. Ibintu byageze mu itangazamakuru ubwo ni ku karubanda biracika, iyo bicitse biba byambika isura mbi sosiyete. Niyo mpamvu natwe dufata icyemezo cyo kuganira ariko tugendereye kugira ngo koko turebe se abantu twakora iki, abantu twahindura iki mu migenzereze yacu. Ntekereza ko uwo twaganiraga ntabwo twifuza ko tubabwira ibintu byinshi, bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo ubwira uwumva ntavunika. Kandi buriya ntekereza ko tuzanabisubiramo ngo aryoha asubiwemo. N'ubuzima bwacu tuzahorana nabwo. Ahubwo rero nigeze kubabwira ko uri umuhanzi, kandi koko si ibyo kwirirwa mbabwiriza, barakuzi. Ariko inganzo yawe wigeze kuvuga ko yahwekereye, nge nari nzi ko yazimye kuko hashize igihe batabona bya bihangano byawe. Basobanurira impamvu y'icyo kintu tunagana ku musozo, yewe nibiza no kugukundira abifuza kumva wa muhogo wawe urongero wagirizeho gatoya
inganzo yahwekereye navuze cyangwa se ivumbitse, reka dukoreshe ivumbitse, nibyo byiza kubera ko ntizima ntinasinzira ahubwo ibiraho. Yego, ibivumbitse, ibiraho ivumbitse, kuko niyo uyikoze murayumva. Niyo umuntu ayishotoye iramutwika. Iyo navuze rero ubuhanzi buba kwinshi, yego, buba mu buryo bw'ubusizi, bukaba mu buryo bw'indirimbo bwo guhanga bya gihanga, bukaba no mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose bw'ibishushanyo. Ibyo ni abahanzi gusa byose. Mu by'ukuri inganzo yanjye yahwekereye cyangwa se ivumbitse ushaka no kubwira abantu, ni inganzo iri mu buryo bw'indirimbo, bw'ibihangano by'indirimbo. Nabaye nyivumbitse kubw'impamvu yanjye bwite, ariko inganzo yo sinayivumbitse. Nayivumbitse haje icyorezo cya covid, ndakomeza ndahanga yewe ibihangano ndabibika. Impamvu mbyita ko bivumbitse, yego, ni uko inganzo ibihangano biracyahari, birabitse, ntegereje gusa gukoma rutendere bigashwanyuka bikajya hanze, bikajya mu bantu bakabyumva. Ibyo ni ibihangano by'indirimbo, birahari rwose, mbijeje ko bihari, kandi bidatinze bazongera babibone, kuko ntabwo nicaye, ntawe utinda adahambira, niko umunyarwanda avuga. Ariko kandi muri uko guhambira, njye ntabwo nkora umuziki cyane ngambiriye gucuruza nk'uko abandi babivuga, yego, ahubwo mba ngambiriye kugira ubutumwa ngenera umuryango nyarwanda, bakabwumva, bityo bikagira intambwe bibakuraho bikabageza ku yindi. Ubwo butumwa rero nabushyize mu ndirimbo, ndahunika nshyira aho ngaho, ariko mu rundi ruhande ubwo butumwa barebye neza kuva 2019, yego, wakwisanga hari ubundi butumwa nagiye ntanga muri rwa rwego bufite uko ruhindura umuryango nyarwanda, ruwuteza intambwe. Nazanye ubusizi mu bundi bwoko butari ubw'indirimbo, ariko mu buryo bw'inyandiko, kuko kuva 2019 kugera uyu munsi wa none, buri gitondo ngira inyandiko ntoya ngenera abantu, yego, bankurikira, kuko nta bundi buryo mfite bwo, nta televiziyo mfite ngo nzagenda mbinyuzeho, ariko ibyo mbasha gukora byo mu mbuga nkoranyambaga zanjye, abankurikira ubwo butumwa barabubona. Abafite za WhatsApp zanjye barabubona. Oya, uko ni ukuri rwose, nanjye ndabubona cyane, ugihuma kandi bufite ireme, bufite ingingo, bufite ireme. Yego, buriya rero ni ubundi buryo nazanyemo ibihangano butari mu ndirimbo, bunemeza neza ko mu by'ukuri nakoze umuziki ntagambiriye kuwucuruza cyane, ahubwo ngambiriye guhindura sosiyete. Yego, ngira n'ubundi buryo ki nkora bwitwa ko abantu bakureba bakagira ngo warazimye wa mugani, ariko ntabwo uba warazimye, ahubwo uba uhugiye mu gushaka urumuri kugira ngo uzabacanire ibiruseho. Yego, iyo ushaka amafaranga, burya niba ukora umuziki mu buryo butari ubwo gucuruza, kandi uwo muziki ukawushoramo amafaranga, uba ukwiriye kugira aho wayakuye. Rero nagiye mu bundi buryo bwa business bwo gushaka amafaranga, nakunda araboneka. Gitangaje, ntabwo ndi bube muri ba bantu bavuga ngo ntabwo aboneka. Imana ndayemera, aho igejeje ikora ndayishimira, araboneka kandi akomeje kuboneka. Yego, ku rugero tuyabonaho birumvikana. Noneho
n'ubwo butumwa barabubona n'ubwo ibihangano buragaruka bitari kera bongere babone inganzo y'indirimbo ishwanyutse ibagereho. Okay, yes. Byiza cyane mbibutse ko Benwa Inzora Benwa ku Mukondo ntabwo ari ukubivuga tubabeshya. Yego, ibihangano ni birahari bimaze kuba 20 kandi ni byiza. 20 byuzuye kandi ni byiza. Urumva ko ibyo bihangano igihe bizazira rero yego batuze batekane bazabyumva. Ntaho nenda kujya ntaho benda kujya niyo nagenda birakoze. Niyo nagenda birakoze bizabasanga nibahumure. N'ubutumwa bubagenewe bufite intambwe buzaba kuraho cyane cyane mu bijyanye ngewe uri inganzo yanjye yibanda cyane ku bijyanye n'ubumuntu n'ubupfura no kuba umuntu muri rusange. Nicyo kintu bazumva ariko kandi kabiba no muri gakondo kacu k'abanyarwanda. Ntabwo uzumva nabiririmbye mu gifaransa, ntuzumva nabiririmbye mu cyongereza, n'ubwo butumwa nandika yewe uzumva nashyizemo ijambo ry'inyamahanga kuko mu bintu mparanira iteka mparanira no kunoza ikinyarwanda cyacu. Benwa karame kagira Imana. Ndifuza ko rero twacutsa ariko buriya abantu nyine banagira n'amatsiko kandi buriya iyo ukunze umuntu akenshi ushingira ku bikorwa bye. Ntekereza ko hari uwakifuza kuvugana nawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyane ko nk'uko twabivuze ejo yanakugiriraho n'umugisha kuba wamuhagarara imbere ukamufasha mu misango yanyurwa. Nifuzaga ko rero nutwemerera telefone yawe twazayishyira kuri runo rubuga kugira ngo gusa se ntiwakuganiriza n'ibindi byose ushaka nanjye uzaba washyizeho ngo telefone niyo utashyize. Yego, ntangira nababwiye ko izina ryanjye ari Bana. Yego, nuko nyine ndi Bana. Ntawe umpezwa mu buzima, nta n'umpezwa. Ariko hari n'ikindi kintu dushobora kuba tutabwiye abantu itsinda ufite ry'abahanzi kandi nabo ntekereza ko ari abahanga mu bijyanye n'umuziki koko unyuze abashobora kumva, kuko burya hari n'abatumva, wenda Imana ibagirire neza, ariko ushobora kumvisha amatwi. Barumva itsinda ryitwa Ndarisobwe. Kuko ibintu nabivuze ko ari umutima ibintu byose burya. Yego, buriya uvuga ngo afite ubumuga bwo kutumva cyangwa afite ubumuga bwo kutabona, nibyo ubasha kurebesha amaso, ni bya bindi abantu bashaka gushingiraho bagira ngo batoneke umuntu kuko nta wiremye. Yego, ariko ubundi umutima urumva, umutima urabona, umutima urakora. Yego, wari uvuze iby'itsinda. Yego, unavuga no kutampezwaho. Abantu bose barisanga, ndi bantu bana n'intwari zitaruhana, buri umwe wese arisanga. Inimero uzayishyireho rwose. Yego, n'uzanshaka yacikanwa azanshake ku mbuga nkoranyambaga yandikemo Inzora Benwa. Yego, ijambo Inzora naryandika ibyo ari byo byose azagenda ashaka isura y'uwo yabonye. Yego, niba hamaze ninjye naryadukanye, ariko niba hamaze no kugira byinshi byitwa Inzora nanjye azansanga. Barahari ko baharira baje bagenda na business zirahari zitwa ko, n'ibindi byinshi birahari byitwa ko. Yego, byaraje ariko ninjye nabyadukanye icyo nzi cyo. Aryo ubwo itsinda ryanyu mugizwe n'abantu bangana iki? Abantu ntago ndi bubavuga umubare. Ntacyo bitwaye kuko ntiduheza nta nubwo twarekeye kwakira. Yego, ni itsinda ry'abanyempano nk'uko babivuze, n'uwiyumvamo impano twamwakira. Yego, kugera ubu ariko turi bake bashoboka. Turi bake bashoboka ariko kandi beza. Yego, turi bake bashoboka beza, bashobora gutarama mu muco w'ikinyarwanda, bashobora kuririmba mu ruzungu, bagakesha ibirori, bagakesha n'imitima y'ababareba nabo. Yego, itsinda rirahari ryitwa Inzora. Uzabishaka kugira byinshi arimenyaho cyangwa se kugira uko aritumira yahishije,
birumvikana cyane. ese watumira umushyitsi ntacyo ufite cyo kumwakira utahishije ntabwo byashoboka byose byashoboka. umutereka intango Yego. uzumva rero yateretse intango turi abasore bibizigira bizira bizaza kabisa turatamika umuheha rwose tugakurura ariko kandi tukananyurwa n'ufite agacuma ntabwo bigombera ruvuna abataka n'ufite agacuma dusomaho tukanyurwa tukamutaramira akizihirwa yego rwose yazaca aho ngaho kuri iyo nimero uzabaha oya tayari ahubwo agaca ku mbuga nkoranyambaga turamwakira kandi neza. turagushimiye tukwifurize impagarike n'ubugingo ni ijambo twasanze abakuru bakoresha kandi wakoze cyane. Ubundi ni ubugingo buzima cyangwa bwuzuye kuko ubugingo bwose ntekereza ko atari ni nk'ubupfura hari ubupfura buke hari n'ubugingo buke yego ariko ubugingo buzima byarushaho kugira ireme. yego tubashimire cyane nawe tumushimire ni inshuti nziza kandi nzima nk'uko yabivuze yitwa abana n'umuto akabana n'umukuru. Tumushimire mu kiganiro cyiza aduhaye yatuganirije byinshi kandi bitandukanye mwari mukeneye kumva hano kuri zino mbuga zacu. Ndabizi ko muradukunda kandi muri inshuti zacu z'akadasohoka. Yabibwiye mu buryo butandukanye ni umuhanzi ni umusizi ndetse yababwiye ko atambutse ubutumwa mu buryo bugiye butandukanye abifuza ko yabayoborera imisango mukanyurwa mukishima yabaririmbira yabayoborera byose ashobora kubikora kuko afite itsinda rigari bakorana. Ni umuhanga rero aduhaye ikiganiro nzi ko kinyuze imitima yanyu. Mbashimire cyane kandi ni ukuri mbifuriza umugisha uturuka ku Mana ibyo mukora byose Imana igishyiramo ikiganza cyayo. Ndabashimiye nitwa utarabashimira rero utaranivuga reka jyewe ngira ikirango ugira ikirango wamfura ikirango gisoza ikiganiro ntabwo kigitangira ariko kiragisoza iteka. Ese ubwo ugira ngo nari kugenda gutyo icyo kirango rero hari abandi bahungu beza cyane bajya bakunda gusoza ikiganiro cyabo bavuga ngo ese n'icyo wabwira abanyarwanda. Yego umva iteka nyine n'icyo wabwira abanyarwanda njyewe nshatse kukibabwira batanakimbajije ntacyo bitwaye. njye ni ikirango cyanjye mpora iteka numva nanasangiza n'abantu. Yego reka icyiza kiriho tugikorere cyane yego tukirinde tugikorere cyane kizabyara ikindi nicyo kirango gihoraho kuri oya iryo jambo risubiriremo icyiza kiriho byaba ibyo wagezeho byaba ukuri ukubayeho byaba ukubana n'abandi byaba ubupfura ufite byaba umuntu ufite icyo cyiza kiriho iyo zahabu ufite bari utindaho ureke gutinda ku kibi. Icyo cyiza kiriho kirinde ntihagire ugihungabanya ubundi ugikorere cyane kizabyara ikindi kizabyara ibindi byiza. tugwa neza impande tuje ducyuye umuneza tuzuye umunezero tuje kwizihiza igitaramo bitane muturora turaje imangaza twese turaje abasa n'impanga duhangaje dushize impundu nimutwambarire impumbya mwogeze murohikobe ndahira gusunga zikeza turaje dushinge tuvuze impundu tuje tugwa neza impande tuje ducyuye umuneza burya twuzuye umunezero
igitaramo nakagaruka nibwo kigitangira turakibararikiye